Umukobwa ushyira amafoto kuri Facebook agaragaza ubwambure bwe afatwa nk'ikigoryi. Ubushakashatsi buherutse gukorwa bwerekanye ko abakobwa bashyira amafoto y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga atuma bagaragara nk'abantu badafite ubwenge. Ibi bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe na Kaminuza ya Oregon muri Amerika. Muri ubu bushakashatsi babajije abakobwa bakiri bato 58 bari hagati y'imyaka 13 na 18, abakobwa bakuze 60 bari hagati y'imyaka 17 na 25. Bagendaga babaza icyo batekereza ku mukobwa ushyira amafoto y'urukozasoni kuri Facebook. Mwene aya mafoto asuzuguza nyiri kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga. Abashakashatsi bakurikije ibisubizo bahawe, basanze abakobwa bakunda gushyira amafoto y'urukozasoni kuri Facebook bagenzi babo babafata nk'abadafite ubwenge. Uretse ibyo kandi, mwene aba bakobwa kubona akazi kiyubashye birabagora. Abakobwa babajijwe muri ubu bushakashatsi bongeyeho ko baba batifuza kugira inshuti y'umukobwa wo wiyandarika, ugenda agaragaza ubwambure n'ibice by'ibanga by'umubiri we. Dr Daniels wayoboye ubu bushakashatsi asoza agira inama abakobwa yo guhitamo neza amafoto bagomba gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Icyiza ngo ni uguhitamo ifoto igaragaza uwo uri we kuruta uko wakwerekana ubwambure bwawe kuko bikugiraho ingaruka mbi cyane mu muryango.